yego haleluya amen amen jambo zo kuntu rivuze abantu yemeye bose barangiza bakise izina ryanjye burekurane komeza twizere ko nta muntu udafite wafashe ikiganza akantu tugiye gukora kandi ni akantu keza n'agakunda buriya kenshi duteranye hari igihe tubanza gukora ikintu cyitwa kwiyunga n'Imana kuko biba byiza cyane. Buriya hari igihe mba naciye mu nzira nyinshi zitandukanye n'undi wowe ngo yatambaga igitambo cya nimugoroba avuga ngo hari aho wenda umugore wanjye cyangwa abana banjye bashobora kuba bacumuye agatamba igitambo, kandi ibi bintu ngo yowe yari inyangamugayo n'izindi kriteri zagaragazaga imico ye. Rero natwe tugiye kubwira Imana ngo Mana tubabarire. Birashoboka ko hari ibyo twaba twaciyemo bitagutunganiye, none aka kanya turakwinginze tubabarire. Bibiliya yanjye yarambwiye ngo imbabazi z'Imana nizo zidutunze, ni nazo zituma tudashira. Ubu rero turiho kubw'imbabazi z'Imana, atari kubw'imbabazi z'Imana ntabwo twaba duhari, ariko kubw'imbabazi z'Imana turahari. Ni nayo mpamvu Satani yazamuye ibirego asanga imbabazi zitwikiriye, akaba aratsinzwe ntashobora gutera intambwe. Ni ukuvuga ngo bakoresheje imbabazi z'Imana. Rero babiri bari kumwe nimuganire. Niba hari uwumva yagira icyo abwira undi amubwira ati mu gitondo hano wasitaye Imana imbabarire, wimubwire ntacyo bitwaye. Niba mu kanya hari umuntu wakubwiye ijambo ribi nawe ukumusubiza, umubwire uti hari umuntu nashubije ijambo ntakagobye kumubwira Imana imbabarire. Ubwo rero nanjye kubafasha mu gihe turimo gusenga, namwe mubibwirane kugira ngo utsika Satani yashaka kutuzana hagati yacu n'Imana ruhite rucika. Yesu nashimwe. Urakoze Mana Data, uragushimiye nyingana Imana. Yesu Kristo w'i Nazareti wabambwe umusaraba ugapfa ukazuka ukaba uriho uri muzima, ni ukubera ibyaha byacu kuko wowe wari umukiranutsi. Nyamara twebwe abanyabyaha wishyiraho ibyaha byacu urabibambana urabipfira, ariko ntibyo gushoboka ko urupfu ruguherana. Mu minsi 3 warazutse uri muzima, natwe turazima hamwe na Kristo kuko ibyaha byacu wabigukuyeho ugishyiraho urubanza ntirukidufite, urubanza ntirukituriho. Niyo mpamvu aka kanya tugusabye kugira ngo imbabazi zawe zitubonekeho. Imbabazi zawe nizo zidutunze, niyo mpamvu tudashira, niyo mpamvu tudapfa. Za zindi wasezeranyije umugaragu wawe Dawudi, reka aka kanya wongere kuzitumanuriraho. Tushumurira amaraso yawe umuvandimwe wese turi kumwe, kuri mushiki wacu turi kumwe, natwe twese imbabazi zawe zongere kutubonekaho. Dukozeho ikiganza cyawe maze utubabarire, maze udukureho imyambaro y'ubushwambagara, utwambike imyambaro yera, udushyire mu rugo rwa Data kuko niho tunejejwe no kuba. Mu rugo rw'Imana niho dushaka kwibera, niho dushaka kuguma. Data udukureho irego byose bya Satani, udukureho umwanda wose n'uburyo w'ibirufanya, maze utwambike imyambaro myiza yacu. Urakoze Yesu kubw'imbabazi zawe. Urakoze Yesu. Hari igihe tuvuga uko tutakagombye kuvuga, hari igihe twiranga tukaranga, hari igihe twibagirwa kuko niba bidenetse, hari igihe imibiri yacu ibinyaherenye nubwo umutima ubikunze, ariko tugatungirwa n'ikimwe cyangwa ikindi. Ariko turagusabye kugira ngo imbabazi zawe aba arizo ziboneka mu bwoko bwawe muri aka kanya. Urakoze Data, turagushimiye ubwo amaraso yawe yagiye kutwoza, ya yandi adukuraho urubanza, ya yandi adusigishiriza. Ayo ni uburozi bw'Isatani n'abadayimoni, akaba umuti utuvura indwara zidakira. Urakoze kuko utumenye neza, turagushimiye akira icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Yesu nashimwe. Hejuru y'imbabazi nta rubanza. Bibiliya avuga ngo ariko uramenye ntuzongere gukora icyaha utazabona ishyano ribi. Yesu nashimwe.
bari bamuzaniye umugore baravuga bati umugore yatuzengereje tuzengereje asambana ariko dushyira Yesu ariko mu rundi ruhande mu mpamvu kugira ngo batege Yesu kugira ngo babone ibyo bamureka bavuga bati si wowe bivuze ngo twice babone ibyo bamureka icyo bamureka barakibura wamureba n'amwitegereza bamuta akoze icyaha n'amutera basanga bose ni abanyabyaha bafashe umunyabyaha uwo wishyira Yesu baramucira urubanza ariko hejuru y'imbabazi nta rubanza arakubwira ngo dore babandi bagucira ku rubanza bose baragiye ariko uramugira ntuzongere Yesu nashobora ntuzongere gukora icyaha bagira ngo babwire ngo kubaho udakora icyaha birashoboka kubaho udakora icyaha birashoboka ujya uhura n'abantu barahejya kuko bati ntabwo birashoboka ntabwo baba badakora icyaha birashoboka umuntu agomba kubaho udakora icyaha kubera Yesu nashobora Yesu nashobora ahubwo y'uyu munsi rero kuyijana ntabwo byoroshye ariko uko biri kose turagerageza Yesu nashimwe turi kumwe n'abantu bafite ubuhamya bafite amashimwe ariko ibyo byose turagerageza kuyijana neza kandi turabihuza biragenda neza Yesu nashimwe umunsi umwe nakizwa maze nakizwa numva ndagurumana nakumiro nanjye ku buryo niba narakodishijwe pe ariko Satani ariyeje aravuga ati ntabwo bishoboka ngo bamubaye Satani ararwanya nkubita agatego ankubita hasi nsubiza mu byaha kandi arigeze gukizwa bene data kandi arumva numva rwose nshyushye ariko ankubita agatego arongera ankubita hasi amaze kunkubita hasi abahanuzi bakaza bati sura mu Imana mudasubira muzaboneka ishyaka ariko Satani nawe akanangira gusubira mu Imana bikananira ariko ubundi Imana bisi Yesu nashimwe reba ku munsi umwe mwihangane bivuge ngiye ngo gutanga ubuhamya kandi nkihuta nagiye kwa Maraya yagiye guheheta ngezeyo Maraya arengera turaheheta ngo tumare guheheta atariko ufite gahunda yihe atwereka ngo twite umugabo wanjye maze gukora icyaha bageraho n'ikintu ntabwo bishoboka cyageza nakirangije ibyo bintu uvuga ntabwo byashoboka numva sinzi umubare kandi nakuvuga ubutumwa ndakubwiriza arihana n'umusengero gatatu ndahantu ndimo nigerera nsanga barimo gutanga amaturo bakora fundraising nanjye mfata ifaranga byinshi mu giseke cy'Imana ngo bakore urusengero ariko abantu kuba ku rusengero kandi upagani tumana amashyira muri ifaranga umupasitori arampamagara cyane nisa nk'uko bijyana nasubira yababwira ati nudasubira mu by'Imana ufite ishyano wajya kandi ugasubira mu by'Imana ati gende n'imana y'umugabo mbega we ndakomeza ndinangira ariko Yesu nawe akomeza aramurikira umunsi umwe ni mu rugo ndaho nicaye nashyamacuruka nta kibazo ntabwo nabaga ko nafunguye neza ko nta cyaha nagiraga cyajyana muri gereza numvaga mu mikiranutsi ngiye kubona ko nahaga abapolisi nawe wumva abapolisi bari gukomeza gufata ingero baraza bati turi abapolisi tuje kugufata dore n'amakadi yacu none tuzi neza yuko hano hari urumogi n'abera sigusi bahise barufata barabinyereka uko umuntu wari wangambaniye yazanye mu nzu bati urusuku urumogi ntabwo bizi batadukonya bashaka no kwigiramo iki kandi ntaho nkuriye nabo bahise banyakubika amapingu ngendamo abo twabanaga bagerageza ngo murabizi nicyo cyari cyahaze abapolisi bari Imana yari irumyeho n'abanzi n'abakomeje kwinangira ngeze muri gereza amanika amaboko ni Yesu we yimye nkanga noneho ndaje noneho ngeze Yesu nashimwe aho twabaye muri gereza murabizi ukuntu ndaba muri gereza icyabye cyari ugusenga n'abakishe kumenya kwigereza bindi ndagamo Yesu nashimwe kubera iki namaze gufata Yesu byanyabyo kuva icyo gihe naramufashe n'uyu munsi ndatamukuje Mana ishimwe cyane ngira amahirwe sha nawe urumva umuzingo w'urumogi bari barimo baraporopoza kuwucuruza no kugira gute ngira amahirwe bahashinja nasoma warisigara sigaye n'umurego ariko bahashinja kunywa aranahatira bamwita imyaka ibiri ngo n'urumogi ariko iyo ubucuruzi babivanaho urumva ko bari kukubita 20 yo gucuruza ariko baravuga bati nawe ufata ibi Yesu arambwira ati reka niyi biri gukora ntabwo uzayimara kuko ndi kubona witwara neza igejeje ku mwaka n'amezi 9 numva revelation iraje bati we sohoka nuko mfata ibyanjye ndasinda ndataha
Yesu mwaka n'amezi 9 kubera ko akumva ibyo Yesu yavuga. Nagira ngo mubwire ngo uramenye ntunigire Yesu afite uko yakugenza. Uramenye Yesu nasho nagira ngo cyangwa gatoya kugira ngo nawe uko kwezi kuduhugu umwana ucyamo gatoya ubu mbivuze namara umwanya munini we. Hano hari abagabo umucamanza yagize gufata inyungu aravuga ngo bakatiye burundu ntimuzigera muva muri gereza muzapfira. Imana nari naza kago kubera umwana bwanje njyewe nabasohoye muratashe umucamanza yakatiye burundu. Yesu avuga ngo njyewe nitabitse sohoka barahari ndabona barimo kundeba Yesu Imana bafite ubuhamya uyu munsi ariko si ndimva mbaza ko ari mwese ihanganise kumuvungira umucamanza yagize gutamo ikirango mu aravuga ati sha ntuzamara 20 tayimaze. Yesu nawe amaruka kwibera ngo gafunga ifungo ufite akarira munsango bagenda kusonza amara yo mu maso yageze kuyenje ndavuga ndoreza kukishaho none dorari hano ari hano yaba kunyabiri Yesu yibona. Ngeze ku rusengero bambaye gushimana nyirana none n'ubigiye kureba Imana yarabaye benataya itazakura mu ruhande rwacu tutizimana rwacu Imana yadukoreye ibikomeye none natwe turishimye ubwo twari ducishijwe bugufi Imana yacu yaratwitse. Haleluya. Amen. Euraye mtuko isahihi. Ndashimira Imana. Yatwere yacuti uyu musore. Amen. Yes, ashimwe. Amen. Tugaruke hano gatoya. Arahirya barangije kwicara. Urikumva? Ngiye kwanga ngaho mutima w'umuntu ngo n'ubwenge. Nabonaga abantu bari cyane. Ndashimira Imana yabanye nanjye mu gihe cy'imyaka 4 n'amezi 9 namaze n'aha nagera muri gereza. Ubu ni igororero ariko nagiye witwa muri gereza. Igororero nyuma uhari muri gereza. Nk'uko yabivuze bari barabatiye imyaka 20. Byari bikomeye ariko nasomaga dosiye nakoraga kuganira nabo twaganiraga ababatista ba Eric nabo ariko byoroshye ku Mana ariko ku Mana biroroshye Imana yabibwiye byoroshye. Naraburanye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 3 basoma urubanza kuri 30 sinabibona z'ukwa 4 bibona mu kwa 5 itariki 7 nibwo bahamagaye sinzi nabaza kwiganira n'umugabo turi kumwe niba ari ubwo bahise ngo barabwira ngo nawe tuvuye gusenga amateraniro ndataha. Ndashimira Imana rero mu by'ukuri tujya tubwizanya kuri bene data nari mfunze ariko maze ibyaha nakoze ariko hari ibindi nakoze icyaha naziraga sinagikoze ariko hari ibindi nari narakoze Imana itashaka ariko Imana ishimwe ko yashatse kumbona ko nari narayobye kugira ngo ngaruke
kandi na ruguru iri rugudisha. Hanyuma rero uriya n'igihe badufungwa tukanifunga. Ese Imana irakubwira rero muzanye kugira ngo ukore umurimo aha ngaha, none ukora umurimo utahe. Ariko nkari uzahagenda nkari nawe Imana ubwo ni bwo ubishatse. Nateranyaga imyaka ntacyo reka nkoreshejwe ndashimiye ibyumve bikuye mu mutima yarangizaho n'indi igihe umuryango wanjye muri narasize mu rugo abamaho ntabwo bateze gucika muri icyo gihe cyose mumaze kandi mu by'ukuri Imana yarahangiye mbaho sinigeze mbaho nabi mu buzima busanzwe. Murabona nashimye Imana cyane, hari byinshi twagiye tubonamo, benshi bagiye banyura mu buzima abandi bahabera abakozi bafite, ariko ndashimira Imana ko yarinze ubuzima bwanjye. Uyu munsi nkaba n'amahoro ku maguru yanjye mazima n'umubiri wanjye nta kibazo ufite. Imana yamwinjira hamwe icyubahiro. Mpagaze aha ngaha rero mvuga ngo mumfashe dukure umwana ubwatsi gatatu Yesu nashimwe. Reka twakire na mushiki wacu umenejwe n'umumama nawe atubwire ahantu ubuhamya Imana. Yesu nashimwe. Amina. Haleluya. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Njyewe niko shima Imana. Hari indirimbo numva nshaka kuririmba kuko Imana yabanye nanjye. Iyo naririmba igitero kimwe cyonyine ziraba gihagije. Haleluya. Twahuye n'intambara mu minsi yacu, ibibazo byakomeje kwiyongera, ibyahiga ku bugingo bwacu ntibyagombaga kudusiga. Imana ishimwe cyane, uwera himbazwe, yatubambiye amahema. Yesu we Mana uradukiza, natwe turambuka. Ntabwo dutera ubwoba n'ibihe cyangwa iminsi, kuko nyir'ibihe turaziranye. Ntabwo dutera ubwoba n'ibihe cyangwa iminsi, kuko nyir'ibihe turaziranye. Haleluya. Yesu nashimwe. Kandi ndashima Imana yarafunzwe 2020 ukwezi kwa gatandatu. Yesu ashimwe. Afunzwe gukubita umwana nanahetse undi, urumva ko twe twari abantu batatu, nanjye nafunzwe n'umuntu. Haleluya. Imana ihimbazwe. Nanjye nari baporopojwe burundu, ariko niyo bari bamporopoje ntabwo njye bari bahatiye. Nabonye ukuboko kw'Imana. Imana ishimwe. Nabonye Imana ikora. Imana ikora nta muntu wabigizemo uruhare. Mbona Imana ikora ababyeyi batabigizemo uruhare. Mbona Imana ikora umugabo wawe atabigizemo uruhare. Mbona Imana ikora abatambyi batabigizemo uruhare. Nabonye Imana itabara nta mwana w'umuntu ubigizemo uruhare. Yesu nashimwe. Imana yarambwiraga ngo muzane n'abantu kugira ngo mubone, nimara kumubonera nzagucuta. Imana ishimwe. Njye nabikura mu mvugo ngo ntabwo tumbi. Avuga se Mana ko no mu gihugu nagukoreraga mu byo utandekeye.
ikandi nkaba ndashaka kurokora abantu banjye bari hano. Imana ishimwe. Ako ni mwebwe mwishimwe. Ndabyibuka njye najyaga ngira ikibazo kinini cy'abana, njye mfite abana batanu mu mubyeyi. Yesu nashimwe. Ndahora mvuga ngo abana banjye mbese nicyo kibazo nagiraga n'igihe n'ibigori nta mwana afite. Byari byarananiye kandi nigera hano. Ibiryo ntabishoboye. Mama n'isereri y'akakazi nkajya ngenda guca ibyuma. Ariko igitekerezo cyanjye cyari icy'abana. Imana irebye ibona abana ntari nshobora kuzicwa n'icyo kintu cyo gutekereza ku bana. Iransanga inambira ngo nturayohereje kuko tuzagirira abana bawe. Ntuzongere kugira ikibazo cy'abana kuko ngore. Imana ishimwe. Ngiye guhamagara hanze numva inkuru y'ukuntu wanjye yashatse umwana yarabyaye. Kandi Imana yarambwiye ngo yohereje umukozi wo kurera abana. Ndavuga se wohereje umukozi wo kurera abana, umukozi arazana ababyara rero n'urundi biri kimwe. Imana ishimwe. Imana ikambwira ngo humura ukimara gutaha nzagusubiza mu rugo rwawe. Ikimenyetso nguhaye cyihuse nuko nzahita ngukorera ubukwe. Avuga ngo ibintu birimo abantu kugira ngo bakomeze bakunane ariko ntabwo umuntu yarashatse yarabyaye none ubusibye urukundo byumvikana gute. Imana ishimwe. Ndashima Imana yabanye nanjye ku rwego rukomeye. Imana ibana nanjye njye natashye mbura amezi abiri ngo nuzuze imyaka 2 n'abana banjye uko ari 2. Urumva njye nabyariyeyo nabyariyeyo naje kubyarira hano ku Muhima baranambaga. Sinjya nibagirwa ikintu kimwe kijya kimbabaza ukuntu namaze kubyara najya kubona abantu banzanira indobo yuzuye ibigori. Mwana wacu rero nta mwana ufite amasoko yego namwe indobo y'ibigori n'ibindi cyane y'igikoma ngo murahiza abantu hano. Dore kandi yuzuye igikoma ngo umubyeyi wabyara n'abazi. Rero bavuga ngo wowe n'ibyo waba guhereza mu gihe. Alleluia. Amen. Nashimira Imana ko ari Imana ikomeza n'abazi. Barishimye cyane. hari umubyeyi twari twabyariye rimwe. Uwo mubyeyi yari yabyaye umwana mubi, arangije arambwira ati dore njye nabyaye umwana mubi. Yari umubyeyi nyine yari umukire, abantu bashobora kuba mumuzije izera. Arambwira ati dore nabyaye umwana usa nabi kandi urabona uburyo nsa, kandi uwo wabyaye umwana n'inzobe reka tugire umwana kugira ngo basi binjira mu gipangu baze kuza kureba umwana babone ko ari inzobe. Nitugera muri porote turongera tubagurana. Ndavuga ati njyewe ntabwo bishoboka. Ni gute twagurana umwana ufata ibishora byawe byishyura umwana wawe uze kubimugurana? Ibyo ntabwo bishoboka. Urebe iyo umuntu akurusha amafaranga cyangwa akurusha icyubahiro burya yanagukorera icyo ashaka. Ndashima Imana ko Imana yahandengeje kuko ntabwo byari byoroshye. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko natashye ntuye nkataha. Ibintu Imana yakoze ni byinshi, njye ntabwo nabona uko mbivuga. Imana yarambwiye ngo hari inzu uzajyamo y'icyumba na salo. Iyo nzu ukimara kuyijyamo uzayibamo icyumweru kimwe cya kabiri uzaba uri kumwe n'umugabo wawe umuvide buri ntabwo bishoboka. Iyo nzu iragenda ijyamo n'abana banjye. Ubwo ni byinshi ntabwo nabona uko mbivuga.
dore umubyeyi we twasenganye bijyanye mu gihugu numvaga abantu bose barabanze n'abanatinya abantu ku rwego rwo hejuru ntabwo nzi uburyo numvaga nabaye numvaga mbese nabonaga n'umuntu ugiye kubarikiye n'ubwo naza muri bisi umugabo yanyegera mugana ikibazo gikomeye numva nabangamiwe avuga ati ubu hari n'igihe najyaga nikanga nkavuga ati nibango y'umugabo duhagararanye n'ikibazo ntabwo ngira nari ntariyakira ngo numve ko umugabo n'ari mu gihugu numvaga ari ibintu bitumvikana ndashima Imana iyo nzu nayimazemo icyumweru uyu mubyeyi twarasenganye ari mu gitondo yangije arambwira ngo none uzi ikintu Imana imbwiye haleluya arambwira ngo genda witegure kubera yuko iki cyumweru kirarangira umurimo waratashye ibyo bintu sijya byibagirwa mu buzima Imana irambwira ngo nubwo se ariko mbanje kugira ngo vuba no mu mirade hose nzabona Imana haleluya Imana ishimwe nasomye ijambo rirambwira ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka Uwiteka nawe nakamubera ibyiringiro ngo kubera yuko bene ibyo byiringiro ntabwo bijya bikoze isoni umuntu wabyiringira haleluya Imana ishimwe byari kuba mu gitondo bwanjye ndashe kuwa gatanu nibwo yaje kandi n'abandi nabyo byarakubishyirwa n'umuhamagaro ndashima Imana y'ubwenge ubu tuvuga n'Imana yadukoreye ubukwe nubwo Imana yabikoraga nta n'iminsi byamaze rwose yewe nta n'amezi atanu nta n'inaciye Imana yahise ibikora tujya mu murenge kuko abantu babaye kandi na mama yaje arangije kuba mu izina rya Yesu ndashima Imana yakoze ibyo bintu ntitwagiye mu murenge abantu ati aba bana nabo bagwishije igihe cyo gusezerana kandi dufite abana batanu baretse ubu ngiye mu nzira ntiwamenya ko by'abana batanu ariko ubundi mwaretse tukanava muri iyi Imana mwaretse tukayikorera yewe niyo mpamvu usanga babazi ko nyine ukwakuki Imana ishimwe abantu babazi ko ariko gikora uko bese n'ukwakuki ariko ndashima Imana ukwakuki ngo baranga ntabwo bazigera muvamo kubera ko Imana yavuganye nanjye Imana ishimwe ndashima Imana yakoze imirimo bana banjye nkabacura ari bazima aba bandi barapfaga bari bagahora bashobora ababyeyi bagiye kubyara bakagaruka bikoreye amaboko njye naragiye ndamubyara kandi byara n'abanambaza ariko Imana ibana nanjye banyogoza ikigori n'amayusi amayusi siza amagori n'amyazi ndabwita amaganje kuko n'amayusi mayusi niyo twimera ubwo amayusi iyo washakaga mu bigori wahitaga wumva ari agatoki n'intoryi ndashima Imana yuko Imana yabanye nanjye muri ubwo buzima natwotse mfite ikibuno giteye ubwoba nari nzibutse meze neza uburyo abantu bambwiraga se ko urafunguye avuga ati njyewe mbwiye muri gihe tuvugana z'inama n'ukwezi shima Imana y'amahoro ijya ikora iyo mirimo imeze gutyo Imana yakomeje ishima ibyo twavuga ku Mana ni byinshi gusa nimufashe duhereze Imana icyubahiro icyubahiro cy'Imana turayihereza duhagurutse ikura hasi mu izina rya Yesu kabiri gatatu Imana yakugira iramazikore izabona nyiri satani we warasebye Yesu nashimwe ngira ngo ubuhamya bw'uyu muntu urumva yuko bwagufasha nawe wa mama ntabwo z'uko n'abamama bafungwa n'abamama barafungwa kandi uruvuga batarabona navuze ngo narabyaye umuzanye ibigori n'igikoma uba uzi igikoma kandi wagira ngo icyo gikoma cyari kiri gutekana gutya urakireba n'amaso gusa ukavuga iki ngiki nabona isomo waba ufite supanete uzagiye ugiye hose kwa muganga hari umumama rero ubyara
abayobozi b'uko bamuhaye agasumbi n'urukundo. Buriya rero hari ikintu numvise imvugo y'Imana. Imana yaramubwiye ngo hari inzu y'icuma agasanga tugiye kujya. Wowe ni kubwira abantu ngo bajya gukodesha hariya hagati y'ijana. Namubwira ngo uzaba ari ibyumweru bibiri. Ibyumweru bibiri birangije ku mwaka n'amezi 10. Nubwo Imana irivuga, rimwe na rimwe abantu bafite ibivuga icyiza cy'Imana bivuga ariko iyo atarwaye ngo bivuge ntabwo cyangwa kubyina ariko Imana ikituzira n'igikora. Rero imvugo y'Imana yubaha kandi yubaha. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hari umuntu washinzwe urupfu rw'abantu batanu. Urupfu rw'abantu batanu. Ibindi byaha byinshi birimo byaba bikaze birimo ngo ibyaha bikaze. bidasaza Nawe yisanga atashye nta n'imyaka yafunze. Kandi ubwo ngubwo umucamanza we yamusimbura we rero sinzi uburyo yumvise kuko kugeza igihe kandi bituma bimugoye. Ubwo rero aragusha ku ntego aragusha ku ntego ndabona ngwino uragusha ku ntego
uwo mubabaro cyangwa se twaciye muri uwo mubabaro, ariko namenye neza yuko ari urukundo rw'Imana byabereyeho kugira ngo igihe nk'iki nzabe mpagaze imbere y'ubwoko bw'Imana nimuvuga imirimo n'ibitangaza by'Imana. Oh, haleluya! Ishimwe ryanjye rero kuri uyu munsi twizihiza isabukuru y'imyaka 5 ishize Rama Groupe ishinzwe. Mfite ishimwe rikomeye, n'ishimwe nshimira Imana kubw'imbabazi zayo yangiriye. Oh, haleluya! Iyi Bibiliya nayikuye mu nzu y'imbohe, irashaje ariko imbera n'urwibutso. Murabona amagambo yanditsemo hano, sinzi niba mwasomera aya magambo yanditse ndi mu nzu y'imbohe. Ibi byose babishushanyirije ndi mu nzu y'imbohe mugende. Handitse ngo sinzibagirwa imbabazi z'Imana nagiriwe. Zaburi 120 umurongo wa mbere. Niryo shimwe ryanjye. Ndashimira Imana yo mu ijuru kubw'imbabazi zayo yangiriye. Njyewe uhagaze imbere nashinjwa urupfu rw'abantu 5. Urupfu rw'abantu 5. Abantu 5 barapfiye muri Uganda. Ndimo gukurikiranwa na etapo mpuzamahanga ya Uganda na etapo mpuzamahanga y'u Rwanda. Nta mbaraga n'iz'u Rwanda n'ibihumbi bibiri, usibye Imana nyuma, usibye Uwiteka umucamanza wabaye nanjye ngeze muri gereza, akumva kwinginga kwanjye mbona aramburanye. Nanjye naproposwaga burundu, ubuhamya burebure budahita tuvugira aha ngaha, naproposwaga burundu, ariko ubwo kugera muri gereza nanjye mwitekerezaho, atekereza uko naribanye n'Imana, atekereza ibinezeza by'Imana by'ibyaha niberagamo narafungwa, ntekereza kurora narimiye Imana. Niho navuze ngo iki ni ijambo cy'Imana. Nibwo naciye bugufi imbere y'Imana ndavuga nitekerejeho ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 40. Niho bavuga ngo mutekereze inzira zanyu muzigenzure mubone kugarukira Uwiteka. Ujye utaratekereza inzira zawe, ubanze urebe ubusambanyi wakoze, urebe ubusinzi wakoze, urebe ubujura wakoze, ujye ubitekereza n'inyungu byakuzaniye ituje, ugarukira Imana nawe. Ariko ngeze muri gereza natekereje inzira zanjye, ntekereza byose ndabikurura nsanga gukorera Imana. Urumva nurega mu binezeza by'ibyaha bitandukanye, kubera ko gucaho guhamwa kw'Imana yari mukora. Niko nanjye guca bugufi imbere y'Imana ndabaguma ngo niko narakwiriye bababuranye n'urubanza. Niwe uzi ukuri, uri Imana idahishwa, uburanye urubanza muri buri y'imbohe. Koko bw'Imana nabonye ibitangaza by'Imana, nabonye imbabazi z'Imana. Nibyo nanditse hano kuri Bibiliya mvuga ngo sinzibagirwa imbabazi z'Imana nagiriwe. Hano muri Rama rero sinjye gusa nawe nuko turabona guteranije no kwibuka iby'Imana yadukoreye, turabona no kwibuka ibitangaza by'Imana n'imbabazi z'Imana. Twabonye Imana yacu, umva twabonye Imana atari kuvuga ngo ni isomo mu byanditswe, Imana twarayiboye gukora mbese turabona kumva. Rero ishimwe ryanjye nawe kubiye muri Zaburi 120 umurongo wa mbere. Reka wenda asome Zaburi 120 umurongo wa mbere. Aravuga ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka arasubiza. Imana ishimwe. Amen. Mu mubabaro wanjye, oh haleluya, twabyutse Kristo. Mu mubabaro wanjye, nawe uri ku mubabaro waciyeho, wibuke umwanya guciraho amapingu. Mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka arasubiza. Ndashima imbabazi z'Imana, ndashima imbabazi z'Imana.
Kabiri gatatu. Yine gusohotse ibyishimo n'umunezero ishimira by'Imana yadukoreye nka gurupe Rama, umuntu wese agaragaze ibyishimo n'umunezero ko turi imbere y'Imana. Ishima Imana, mufashe kuririmba abakorasi bavuga ngo mufashe tuyihe icyubahiro Imana, Yesu nashimwe. Yavunaguye ubuzima bw'amakeya, ariko buriya ushaka kugira ngo wumve neza yakongera aho wabakura cyangwa se igihe cyinshi n'uri kumwe natwe uzumva n'ibirenze ibyo uri kumva uyu munsi. Hanyuma akanya turi kumwe n'umuvugabutumwa kandi akaba n'umuhanzi, ndagira ngo rero nawe tumwakire tumuhe umwanya kugira ngo adusogongeze ku bintu yatuzaniye, kuko ndabizi yatuzaniye byinshi, ariko tugiye kumusaba kugira ngo adusogongeze, aduhe ebyiri, ariko mu kandi kanya tubuze ko mu mwanya urenze uwaka kanya. Haleluya. Umuntu atangiye kuvuga icyo Imana yakoze aho yamukuye, urumva ari kumura abantu. Nkunda kubanza kwivuga bihagije, abwiye ko nitwa Evariste Hakizimana, umuvugabutumwa bwiza mu ndirimbo no mu ijambo ry'Imana mu mujyi wa Kigali, tumvise Kimironko, mu ntegereje Imana. Imana yampaye
umuryango igihe ntabitekerezaga kuko najyaga nicara nkibaza nanjye ubu ngubu nanjye nzagira abana umwe babiri batatu. Haleluya. Ariko ndashima Imana ko abo batatu natekerezaga n'ubundi yabakubye gatatu. Abana 9 abuzukuru batatu. Iyo wicaye mu rugo bose ndi kubareba urumva ariko ubutunzi ufite bukomeye. Imana ishimwe. Nkunda abana cyane kandi nshaka n'umugore nashakaga abana. Iyo mbitanze mu bantu abantu baraseka ariko ntabwo nashaka kubaseka. Haleluya. Kandi ubwo nanjye mbarimo nkinjira mu ishimwe. Kandi indirimbo ngiye kuririmba nizo gushima Imana. Nashatse umugore mpuze imyaka 30. Mu gihe ntabitekerezaga numvaga bita no hafi yanjye hari ibyo narebaga ngomba kubanza gushyira gukuraho nkabishyira ku ruhande nkabona gushaka. Mpagaze ahantu kujya ku muhanda mpagaranye n'akana k'agakobwa k'imyaka 5. Hari mu saa 10 n'abana bari kuva mu kazi. Umwana agiye kubona abona se atungutse nk'iriya mu bantu benshi nge ntamubonye aracika ari nibaza ikintu kimwirukanyije ntagiye kumubaza ngo ngiye kubona mbona ariruka nkasanga se aragenda ahita asimbuka muvamo aramuhobera byarangiye kuva mu mano kugira ngo ako kanya ndavuga nanjye nzabona umwana w'umukobwa uzajya asanga ndavuye ku kazi akamuhobera kuri iyi bitagira icyifuzo ako kanya cyo gushaka umugore numva narashaka umugore cyangwa ashaka umwana ndasenga Imana nayingirira vuba rwose ngo gusenga kwanjye ko byari biremereye mu mutima umugore mu buryo butagoranye iyerekwa ritavangiye kandi rirabisohoza. Imana ishimwe. Nshatse umugore rero umunsi nsezerana numvaga uwo munsi ko bari muteye inda mu mezi 9 nkaba mfite umwana. Imana ireba amashagaga mfite n'ishyushyu mfite ndetse maze kwigisha gatoya ndahanyanya ndabiranga nagenda ngananuka mu mezi angahe 5 bantaye n'ibiro 10 ntajya kwibaza ngiye utabyara uwo mugore byahinduye kubera iki kuba umutima hari nko gushaka umwana nta kintu. Mu mezi 5 niko byahindutse mbona yuko twari tujya ahantu muri salo naho twafite ndahari ubu noneho ko tuvugana ngo nari maracira ariko bize marasa ati bitacece kandi yinde n'abantu bamubwira umwana wanjye abo umuhungu abo umukobwa uretse ko nasabye kuri umukobwa ariko uwo ari we wese akiri mu nda mise n'ifite izina biza yishaki ko jya aho nashakiye ntibyakora. Haleluya. Amen. Amezi 9 ashize yo kubyara bayishakiye nyine ari mu nda amutegereje ko umuhungu cyangwa umukobwa ariko nabwira Imana yuko nagusabye umukobwa. Umunsi wo kubyara yaragiye muri televiziyo nagirije abakorari noneho ntashye masamba y'umugoroba nsanga bagiye kwa muganga nshakisha ahantu ndi bujye kumukura nta telefone zabagaho umpamagara Imana mumaze ngo yagiye ibitaro byose ndabizenguruka mu mutwe ngo aho ndi buhere ni umunama umutima ugira inama mu gihe uryamye uzinduka saa 10 za mu gitondo uhere kuri ibi ngibi urajya kugera kuri ibi wamaze kumubona. Imana irababona nararaye iranseka nararyamye umuntu wari ugambiriye kubyuka saa 10 nkajya gushakisha umudamu aho yabyariye ntabwo kasambika izuba ryakuyemo nawe saa 2 nari kwizamura na saa 2 za mu gitondo ndabyuka vuba ishama amazi mu maso ishama agapantaro ndambara nkinguye idirishya ngo ndebe hanze uko hameze mpita nko gutaha n'umubyeyi n'umuherekeje bazana. Haleluya. Zimura yirukanse imbere hano
bahindutse mu muryango nta yindi ndamukanyo bahaye, bakira umukobwa wawe. Bitavuga cyane ni amina. Amina. Haleluya. Amen. Bahishaki amina. Haleluya. Kabikira abana. Iby'abana n'ubuhamya burebure n'ibyakurikiyeho birimo n'ubutumwa. Icyo namaze kubona cyo nuko iyo ufite kwizera ibyo ubwiye Imana kandi ukabona ko bihesha icyubahiro birabikora. Bivuga ko nayibwiye ngo rero namubonye mushaka kandi mumva ashaka n'abandi, ubwo yewe buri myaka ibiri ngiye umwana sinitaye ku buzima ndimo, ntabwo narebye nasabye Imana buri myaka ibiri ngize umwana. Abana bose bafite uko ari 9, urusha undi imyaka myinshi ni umwe gusa wa 3. Nabwo kandi hari ikibazo cyari cyavutse, umwe acukira umwaka umwe, umukurikira acukira 3, yishyura wa wundi wa mwaka waburiye. Urabona abanyero bose barutana imyaka 2 bose abo ngabo babiri. Haleluya. Amen. Rero bafite abana 9, uwa 10 wagiye ntaramenya isura ye, hano yazamubona. Iyo ngeze aho ngaho hari abo mugize ubutumwa bugendanye n'ibyo ngibyo n'abo bureba. Imana ishimwe. Amen. Ikanishimira Imana mu ndirimbo kandi nzi neza ko zirabafasha kuko nanjye zibafasha. Reka buriya nibwira abantu ntabwo ari indirimbo zanjye, ntabwo yo ndirimba neza, mfite indirimbo nziza, Imana ntabwo icyubahiro. Kera nyiri wa Israel ndizi kera nyiri mu rwagwa aravuga ngo bazi gusinamo inzoga, ntabwo inzoga nyinshi cyane nyinshi ariko kandi aziyongera. Ariko igihe ntabwo nari mfite izi ndirimbo nk'izo mujya mwumva. Ari naho umuhanzi atangiye guhanga kera, ndetse ko n'izo nageraga zose zabaga zirimo amasomo Imana yaneguriraga n'ubundi icyo nzakora. Haleluya. Amen. Natangiye kuririmba muri 86, muri 90 mu musaba w'igihugu bikansinda menyekana gutyo, 93 ndakizwa, ubundi ni indirimbo z'ubutumwa bwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen.
ndezerwa cyane kaburimbo gusa mwami wanjye ndagusaba gukora mu bikari byawe iyo ntegereje aho wahuye ndezerwa cyane kaburimbo gusa mwami wanjye ndagusaba gukora mu bikari byawe iminsi yose ndahora nizera amanzira wishimira ineza yawe Mana ntibirirwa habe na gato Jamani wanjye abamikoro arangurura nkabigira amahanga yose maze nabo bakarushaho kumenya ubwawe bakagukorera Jamani wanjye abamikoro arangurura nkabigira amahanga yose maze nabo bakarushaho kumenya ubwawe bakagukorera ineza yawe Mana ntibirirwa habe na gato Oh, haleluya. Mana ishimwe. Oh, haleluya. Mana ishimwe. Oh, warakoze. Oh, haleluya. Mana ishimwe. Oh, haleluya. Imana yacu ishimwe.
ngo mushime arigitangaga kugira ngo mushime yahaye kunyurwa n'ubushake bwe yahaye kunyurwa n'ubushake bwe yahaye kanya kwamaze nkajyamaze ndayamuhera kanya kwamaze nkajyamaze amina mushima yahaye amahoro biragatsindwa ibitarimo amahoro biragatsindwa abatumizi abashiri baryamabuta tutenda wanese ubundi nkagenda babonye babuza amahoro atangwa ami amushima yampaye amahoro ami amushima yaneza ami amushima yampaye ushaka wakongera Imana amashyi arakiri kandi Yesu nashimwe Yesu nashimwe Amen. yavuze ngo ongera uhereze Imana amashyi ntacyo bitwaye Amen. ntacyo bitwaye rwose yakomye none se kera bitwajyaga tuyakomera ibibindi none uyu munsi kwiriye kuyakomera Imana kuko yarahabaye Imana we yarahabaye cya gihe warahabaye Imana we warahabaye cya gihe warahabaye Imana we warahabaye cya gihe warahabaye Imana we warahabaye cya gihe izongera ikore n'ibindi 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 aho yagiye iracyahari 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 yakukundira cyahari aho yagiye iracyahari iracyagushatira cyahari aho yagiye iracyahari 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 Amen.
ndabashimira ishimwe ry'imbaraga ishimwe mu byinshi twatanze muri ubu bwoko ishimwe ko hari imisozi n'ikiza bagatambuka ishimwe ko wikiza imisozi mu basore ishimwe ko wikiza imisozi mu bagabo ishimwe ko wikiza imisozi mu bakobwa ishimwe ko wikiza imisozi mu babyeyi icyubahiro n'ikintu cyawe turahana hejuru kandi tuzamura icyubahiro cyawe reka ibendera ryawe rizamuke kuri uyu musozi tuhagaze mu mwanya wawe urasitire rwawe cyane uriye bonetire rwawe cyane ni wowe mana nta yindi isigayeho ni wowe wavuze ngo tubeho tubaho ni wowe wavuze ngo dufunge turafungurwa uvuze ngo bigufungurwe natwe turaza uravuze ngo imisozi n'inzara ducire ni wowe wambaye wakunze cyane icyubahiro n'ikintu cyawe mana ndashimye urakoze kubwira imigore n'imihigo urakoze kubwira mushimye imitima ushimye kukoze n'amata menshi ushimye kongera gutanga imisaya n'amasezerano ushyigikiye mu nzira y'umuntu ushimye kongera gutsinda amaboko Imana ishimwe. Koranye kubantu amaboko ya benshi. Imana n'imibara abantu batakaje amaboko. Haleluya. Ariko Imana yambaye ngo bagiye kubana. Imana yambaye ngo hari benshi babonye ibyaha. Imana yambwira ngo yongeye gutanga Imana yambwiye ngo mbwira abagabo. Imana yongeye gukomeza ingo zabo. Kandi Imana yambwiye ngo ikintu cyo kwivumba kiva mu mitima yabo. Imana ishimwe. Abagabo bivumbura Imana iragirira. Kandi icyo kintu gihuga imitima yabo. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana itanze kunguka hagati muri mwe kandi itanze iby'umumaro kubera ko ari Imana. Haleluya. Haleluya. Imana yemeye amaboko ku bana bawe kandi Imana yambwiye ngo nta mwana wawe uzasiga kubera ko hari ikintu Imana yongeye gukora. Imana yambwiye ngo yongeye kukwibuka. Imana yongeye kukwibuka. Imana yongeye kukwibuka kuko nagiye kubona ngo wanditswe amakuru. Imana irambwira ngo hari icyubahiro guhaye utari ufite. Imana yemeye ishimwe. Haleluya. Shimira Imana rero Imana iramugisha. Amen. Imana imugirire gute? Nzi ko tukiziranye noneho mwari gukoresha akaboko ariko nta kibazo byari bimpaye nari nagiye gukonesha nahise ko gusenga bitemewe gukoresha ubu ngubu ntabwo bahagaritse gusenga ari mu mutima ariko kujya public biriya babyita kubonesha sawa DJ hanyuma nguyu umuyobozi wacu perezida agiye gufatikanya n'abangaba hanyuma batwongereza iyi buje sinzi uburyo bari bubigenze banayikate hanyuma ubwo igikorwa cyazo nibo bagiye kukiyobora. Imana ibaha umugisha nibiba neza bakinguruka fotoga kugira ngo bakore neza ya mashyi agira umuntu uceceka ibiri byishimo kandi tugomba kubyiyoboyinga rwose nta kibazo. Asante. Dukomere Imana amashyi.
hanyuma ubwo buryo abayobozi bose mufate ku icyo cyuma hanyuma mukate dore nawe ndareba ibyishimo rwose ariko ndatuwe napfuye kuvuga ni kristo ndebera mu kwima ongera no kuri perezida nyuza n'ahandi rwose yego ariko ni ukuri kw'imana we yego komerezaho rwose yego hasigaye akandi kamwe mwongere rwose yego aha sawa dukomere imana amashyi hanyuma abayobozi bishimye umwanya yanyu hano ntumire kagenzi abidufashemo abandi baba bicaye batuje rwose namwe iki gikorwa nikibafasha ndatsibuka umunsi umwe umubyeyi witwa Sara amaze kubona umwana yaravuze ngo ninde wari bubwire Aburahamu ko Sara azamubyarira umwana ageze mu zabukuru nta muntu wari kubwira Aburahamu kizatinyuka kuri iyi tariki Sara yaravuze ngo imana iransekeje none hano basaziwe bazafatanya nanjye gusa ninde wari bubwire kizahagarara uno munsi iri mu iyi nyubako igakata gato nuko bari bubwire ariko imana iradusekeje tuyihereze icyubahiro oya n'uri muri telefone wamweretse muhereze imana icyubahiro n'amaboko abiri niba udafite kamwe niba kamwe bakaba batagaciye uhereze imana icyubahiro imana umugisha hanyuma twese tugiye gusaranganya ufata akajya avuga ati yibere uterure hana wawe ayiri samweli wawe uri kuvuga ngo imana iransekeje kandi bazabyumva bazafatanya natwe gusa hanyuma dufite n'abacu bataje ariko baraza kubibona udahari igiti n'ikigarute sawa hanyuma kagenzi agufashe reka bimwe umugabasha kugira ngo agufashe ushaka gucunguza uburyo umwete umugaba afite ubunebwe reka umwe na mushiki wacu yegere hino abasaranganya hano ntabwo bavungukira muri bugure babaha umugisha hanyuma murataka n'ibindi bimaze kugera neza nyakubahwa perezida dufungurira iki gikorwa rwose dukomera imana amashyi amen sawa karakanyuze hanyuma nabandi dukomerezeho imana umugisha
kandi kugira ngo mbabwire niba hari umuntu ushima Imana anyegere ambwire njyewe ibintu byanjye byose bikora biseriye niyo mpagaze mu iteraniro nyoboye icyumba ntabwo nkunda umuntu n'umunota yumviye mpaka mikoro nta kindi ku bantu bagira gahunda Pawulo yandikira Abatesalonike urwa kabiri igice cya 5 wandika umuntu wicara n'uwo ari we wese mu cyawe utitaye ngo ninde bahagaze mu byanditswe n'intumbero mwiza umugabo aja haguruka hanyuma buri wese nta wundi muntu uri bugire icyo avuga nta wundi ugonganya umugabo wenyine n'undi muntu Eric wavuze ntabwo muha umwanya w'ukuri uriya muntu yambwiye oya Eric ntabwo ndi umubyemere nongeye kubibaza sibyo Eric impamvu ndi bukuzigame n'uko igihe wampaye kohereje ntabwo bazongera kumwumvira umwanya kandi nawe ukunda ibyiza rero kandi ihangane ndaterwa n'uko niho bibona umugabo abaye ahari hanyuma mwene data nawe abe yigira hafi amutera mikoro kugira ngo duteme dukokora Hallelujah, 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 hallelujah. Heba Satani. Heba Satani. Singirua. Heba Satani. Heba Satani. Hallelujah. Heba Satani. Heba Satani. Mana yacu uhibazwe Mana we Yesu we Yesu 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 Imbaraga zacu Mana we
Amen.